Reka mwikaze makuru y'uyu munsi. Nyanza ambirasi bitaro yagunganye na moto, umugenzi ruri kuri moto ahita yitaba Imana ku kanya. Mu mujyi rwagati w'akarere ka Nyanza mu kagari ka Nyanza murenge wa Busasamana habereye impanuka ikomeye yatewe n'igongana ry'imodoka ya ambirasi bitaro bya Nyanza ndetse na moto. Impanuka bayi munsi mu gitondo cyo kuri tariki 9 Mata 2026. Amakuru avuga yuko nyakwigendera yahamagaye umumotari ngo amujyane kwa zike ku gutekera ku ishuri rya École de Sciences Sainte Louis d'Amonfa Nyanza aho yarasanzwe akorera. Bageze mu muhanda mu mujyi rwagati werekeza kuri kiliziya ya Kristo Umwami bahuye na ambulance avaga muri uwo muhanda maze irabagonga bikomeye cyane. Nyuma yo kugongana rero umumotari ndetse n'umugenzi arahetse bose bahise bagwa hasi. Umumotari yasakomereka cyane bikomeye ariko umugenzi arahetse we ahita apfa ako kanya. Ababonye impanuka babwitangazamakuru ko byabaye mu kanya gato gatunguranye ndetse ko nyakwigendera asize umugore ndetse n'abana akaba yaratuye muri ako gace ka Nyanza. Polisi rero iracyakora iperereza kugira ngo amenyekane mu by'ukuri icyateye iyi mpanuka. Ni mu gihe kandi abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro, hanyuma rero nyakwigendera akaba yahise ajyanwa mu buruhukiro. Nta kundi twifurije nyakwigendera kugira urukuri dashira, mu gihe kandi twifurije umuryango we gukomeza kwihangana, nawe uyu nguyu wakomeretse nawe tukaba tumwifurije gukira vuba. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Mu karere ka Bugesera abayobozi batatu bakagari batawe muri yombi bakekwaho ruswa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwateye muri yombi abayobozi batatu mu kagari ka Kanazi murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera. Abafashwe barimo n'iyikora Alegisoro umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ndetse nandangiwe nayo Boniface wa Resedo ndetse na Kalisa Jean Baptiste wari ushinzwe umutekano muri ako kagari. Bano bayobozi bakurikiranywe n'icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa se gutanga indonke y'amafaranga angana $51 amafaranga y'u Rwanda kugira ngo akorwe ibinyuranyije n'amategeko. Kugeza ubu ngo akafungiye kuri station ya RIB ya Nyamata mu gihe dossier yabo iri gutunganywa kugira ngo ishyirizwe ubushinza cyaha. Iyi nkuru kandi yongeye kwerekana ko inzego z'umutekano zikomeje gufata ingamba zikomeza kurwanya ruswa ndetse n'imyitwarire mibi mu bayobozi b'inzego zibanze. Dukomeje n'amakuru yacu cy'imisagara habereye inkuru ibabaje aho umushyitsi wapfire kwa Negejide General akomeje guteza urujijo rukomeye cyane mu mujyi wa Kigali. Mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 9 Mata 2026 umuhanzi Negejide General amazina nyakuri akaba yitwa Ngenzi Sirije yatunge no gusanga umushyitsi wamusuye iwe mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza yapfuye mu buryo butunguranye. Amakuru avuga yuko umushyitsi yari yabwiye uwo muhanzi ko arimo kuribwa mu nda bituma agerageza kumushakira ubufasha bwihuse bwo kumujyana kwa muganga. Icyakora ngo mbere yuko abaganga bagira aho yarari uwo mushyitsi yahise ashiramo umwuka bivuze ko byanga byakunda yapfuye mbere yuko abaganga bahagira ngo bamutabare. Inkuru ikomeza itubwira yuko abaganga bagezaho yarari bagasanga amaje kwitaba Imana ariko kugeza ubu urupfu rwe rukaba rwakomeje guteza urujo ndetse n'agahinda mu baturage bamuzi mu gihe gitegerejwe ibisobanuro birambuye ku cyateye urupfu rwe. Byumvikane ko byanga byakunda RIB ndetse na polisi bagikomeje gukora iperereza kugira ngo amenyekane mu by'ukuri icyateye urupfu. Mu gihe umuhanzi Negejide General we yavuze ko mu by'ukuri uyu musore bamusuye we yahageze arwaye mu nda bikomeye maze akajya kumushakira ubufasha bwihuse bwo n'abaganga ariko abaganga bataragira akaba yahise ashiramo umwuka. Ngaye ngo rero aya ngaya ni makuru uyu munsi twari tubafitiye nakagaruka ngira cyari mwe Nyahabari Obedi na ingini Obi Time News. Obi Time News.